Yes, inshuti bakunzi bacu mudukurikira umunsi ku munsi tubaha ikaze hano ku muyoboro ijambo rwa cyangwa se ijambo rya Imana TV. Ni imiyoboro tunyuzaho ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Inshuti tubana kuri uyu muyoboro twongeye kubaha ikaze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nawe ugeze kuri uyu muyoboro ari ubwa mbere tubaha ikaze kuri uyu muyoboro w'ijambo ry'Imana. Uko bisanzwe amazina ni Emmanuel Nzabonimana. Nifurije buri wese umugisha uturuka ku Mana, kandi ndifuriza buri muntu wese udukurikira cyangwa se udukurikiye ari ubwa mbere gukanda kuri subscribe, agakanda no kunzogera kugira ngo igihe cyose dushyizeho ikiganiro adukurikire kandi adufashe share na comment. Agira icyo atubwira hepfo mu kiganiro, agisharinge n'abandi kugira ngo abantu bakomeze kumva ijambo ry'Imana muri kino gihe gisa gutya. Imana iduha umugisha mu izina rya Yesu. Rero tubahaye ikaze mwese muri uyu mwanya. Twatangira dusenga Imana hanyuma tugakomeza tuvugana namwe icyo Imana yadutumye kuvugana n'abantu bayo. Imana turagushimiye, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye, izina rye nirishimwe. Uyu mwanya tugiye kuvugana n'abantu bawe, turasenze mu mwuka wera tuganze twese. Imbaraga z'Imana zibe kuri twe kandi umuntu wese yungukire muri iki kiganiro. Ijambo ryawe ribe Mwami Imana yacu umutsima utunga imibiri y'abantu muri iki gihe mu buryo bw'umwuka, ubugingo, abantu bahembuke kandi abantu bashobora kwikomeza muri kino gihe wakoze. Uduhane umugisha n'abadukurikiye n'abazadukurikira ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Nk'uko bisanzwe tubahaye ikaze nanone. Tumaze igihe turi mu biganiro bivuga ku mateka y'intumwa z'Umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi tugeze ku mateka y'intumwa yitwa Filipo, intumwa ya gatanu. Twatangiye tuvuga kuri Yakobo, tuvuga kuri Simoni Petero, tuvuga kuri Yohana, tuvuga kuri Andrea. Uyu munsi rero tugeze kuri Filipo. Tugeze kuri Filipo niwe tugiye kuvugaho amateka ye, yamuranze, ubuzima yabayemo, ibyo yakoze n'iherezo rye mu by'uru rugendo. Imana ishimwe. Turajya twongere kwibutsa abantu ko kuvuga aya mateka y'intumwa za Yesu, izi ntumwa nizo zabaye ishingiro cyangwa se itangiriro ryo gutangira umurimo wa Kristo wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Twibukiranye ko amaze gusubira mu ijuru akabwira intumwa akavuga ati mu minsi iri imbere Yohana yababatirishije amazi, ariko ngewe ngiye kuzababatirisha umwuka wera n'umuriro. Arabira ati ariko mugume i Yerusalemu kugira ngo ibyo data yasezeranije nibimara gusohora. Aravuga ati cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Aravuga ati muzabagaho kumuhamya i Yerusalemu, i Yudaya no kugera ku mpera y'isi. Imana tugire neza. Hanyuma rero iminsi 10 ishize Yesu amaze kuzamurwa mu ijuru, bari Yerusalemu barindiriye, bari mu mwanya umwe mu cyumba cyo hejuru ku munsi wa Pentecote. Umwuka wera aramanuka, imirimo n'ibitangaza birakoreka, bavuga izindi ndimi, igitangaza kiraba, hanyuma barasohoka bajya guhamya. Wera yavuga ati muzabagaho kumamya Yerusalemu, Yudaya. Batangirira i Yerusalemu rero barahamya, bahamya umwami Yesu, iby'ubwoba birashira, babagaho guhamya koko, bahamya Yesu ku mugaragaro. Ndetse icyo gihe hihana abantu barenga 3,000. Imana tugire neza. Itorero ritangira gutyo, batangira kwamamaza ubutumwa bw'umwami Yesu. Nyamara Yesu akiri mu isi, abayuda n'abaheburayo ntabwo bumvaga neza Kristo wahanuye ko ari we waje. Cyakora umwuka wera amaze kuza, baba bagabo nyabagabo, babandi 12 n'abandi bagera mu 120 bari kumwe nabo mu cyumba cyo hejuru, bafata iya mbere. Itorero rivutse, bose baratatana, bava muri Palestina, bava iwabo, bajya kuvuga umwami Yesu. Rero turi kuvuga kuri aba bantu 12 bari kumwe na Yesu. Imana tugire neza, nibo turi kuvuga ku mateka yabo. Mbese barangije gute, bakoze gute, tubavane icyitegererezo muri ibi bihe turimo. Imana ishimwe. Uyu munsi tugeze ku ntumwa y'umwami Yesu yitwa Filipo. Filipo rero ni muntu ki? Ni intumwa ya gatanu tubonye, ariko tubanze dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana. Turasoma igice kimwe ku murongo wa 43 turangize n'umurongo wa 44. Imana tugire neza.
ni 20 gusa tugiye gusoma. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 43 n'uwa 44. Haranditse ngo bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya, abona Filipo aramubwira ati nkurikira. Filipo yari w'i Betsaida, umudugudu w'iwabo wa Andereya na Petero. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika, twamubonye ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Ngeze no ku murongo wa 45 ntacyo bitwaye, ariko nashaka kuvuga Yesu igihe hamagaraga Filipo. Ijambo ratubwiye ngo bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya, hanyuma abona Filipo aramubwira ati nkurikira. Filipo ahera ko agira gute? Aramukurikira. Kandi Filipo yari wo mu mudugudu w'i Betsaida, iwabo wa Andereya na Simoni Petero. Mu yandi magambo, ahangaha iki gihugu muri kano gace, muri iyi ntara yahamagayemo abantu benshi. Twabonye ko ahangaha Galilaya ari naho ku nyanja yaho yageze agahamagara Yakobo na Yohana mwene se, bari kumwe na se Zebedayo bari kuroba bazirikanishije urushundura. Kandi nanone ahangaha muri Betsaida ari naho yahamagariye Simoni Petero na Andereya umuvandimwe we. Imana tugire neza. Hanyuma rero tugeze kuri Filipo. Yesu ijambo ritweretse ko yashakaga kujya i Galilaya, ariko abona Filipo mu mudugudu wa Betsaida cyangwa se wa Betesida. Betsaida umudugudu w'iwabo wa Andereya na Petero. Imana tugire neza. Ahamagaye rero Filipo aramubwira ati nkurikira. Iri zina Filipo, ubusobanuro bwaryo tubanza gusobanura izina rya Filipo risobanura ngo umuntu ukunda amafarashi. Ukunda amafarashi. Imana tugire neza. Hanyuma amateka yamuranze n'iherezo yagize nibyo tugiye kuganira muri uyu mwanya. Ntabwo nifuza ko tuza kugira ikiganiro kinini. Imana tugire neza. Wowe uheruka kudukurikira ku kiganiro cy'amateka yaranze intumwa Yohana nuko yarangije, Imana ishimwe. Wavanyemo imbaraga, wavanyemo inkomezi zizagukomeza muri uru rugendo kugira igihe nawe uzaba umugabo wo guhamya Yesu. Imana duhana umugisha. Izina Filipo rero nyine twabibonye ko risobanura umuntu ukunda amafarashi. Hanyuma twareba n'andi mateka yamuranze. Uyu Filipe amateka agaragaza ko ari we wabanye cyane n'Abagiriki, cyane rwose, akababwiriza ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Abenshi akabazana kuri Yesu. Dusomye Yohana 12:20 kugera kuri 32 dusangamo amateka yuko Filipo ari we wabwirije cyane Abagiriki. Imana tugire neza. Muri abigishwa 12 rero Filipo niwe wenyine wabwirije mu Bagiriki cyane bagahindukira umwami Yesu. Ariko Filipo yanabwirije mu gihugu cy'Ubufaransa cyane, akora y'umurimo. Ariko mu Bufaransa amateka twereka ko umuntu wamamaye cyane mu mateka mu buryo bwanditswe bigashyirwa ahantu henshi, bigasomwa ahantu henshi, ari umuntu bita Lazaro, wa wundi Yesu yagiye kuzura. Niwe wamamaye cyane mu gihugu cy'Ubufaransa. Ariko Filipo amateka agaragaza ko ariho yakoze umurimo cyane w'ivugabutumwa. Imana itugire neza. Amaherezo ya Filipo rero, Filipo amateka agaragaza ko yiciwe i Hierapolisi. Ubu ni mu gihugu cya Turukiya muri kino gihe. Turukiya, muri iki gihugu cya Turukiya muri iyi minsi. Icyo gihe ako gace kitwaga Hierapolisi. Hanyuma bamubambye nawe ku giti. Bamubambye ku giti cy'umusaraba, hanyuma bamutera y'amabuye kugeza igihe ashiriyemo umwuka. Byatewe n'iki rero? Uyu mugabo Filipo yageze muri iki gihugu Hierapolisi cyangwa se muri Turukiya y'iki gihe. Agezemo asanga ahantu hari ikigirwamana cy'inzoka abantu baramyaga. Abari bameze nk'abatambyi b'icyo kigirwamana bakira amaturo, baturwa amaturo, batunzwe no gusenga iyo nzoka. Ikabakoreramo bagakora ibitangaza, abantu baza kuyisenga bakayitura amaturo, ibitambo, bigatunga ba batambyi b'icyo kigirwamana. Hanyuma rero Filipo ahageze abona uburyo abantu bahumye, abona uburyo abantu basinziriye, abona uburyo abantu batazi Imana, abona uburyo abantu batwawe buhumyi, abona uburyo abantu bataramenya imbaraga ibeshaho, bataramenya imbaraga ikiza ihishe muri Kristo Yesu. Arangije rero
arategeka mu izina ry'umwami wacu Yesu, ategetse cya kigirwamana cya kiyoka bayoberwa iyo cyagiye. Babandi bari batunzwe rero n'aya maturo, bari batunzwe na bya bitambo bazaniraga cya kiyoka, akaba aribyo bibatunga, babura ibibatunga, noneho baravuga bati reka tumwihimureho, uyu muntu adusenyeye umurimo, uyu muntu aradusenyeye, reka tumwihimureho, noneho tumwice, ibyo birangire kuko natwe atwubikiye imbehe. Imana itugirire neza. Ariko ndagira ngo mbwire abantu ko Filipo nubwo bamwishe ariko yakoze umurimo, yagaragaje itandukaniro riri hagati y'imbaraga z'Imana n'imbaraga za Satani, gukora kwa Yesu no gukora kwa Satani. Hanyuma uko gutegeka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ikigirwamana kikavaho kikaburirwa irengero, kikabura kigapfa, byabaye imbarutso ikomeye, bituma higwa n'aba bantu bakoranaga n'ikigirwamana, bamutera amabuye arapfa. Ariko agiye gupfa arabasabira, arababwira ati rero data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Imana itugirire neza. Yarabasengeye ari ku musaraba, urumva bamukize ku musaraba, bamutera amabuye arapfa. Ariko Imana ishimwe ko urupfu rw'abakiranutsi nk'uko twatangiye tubivuga, abantu bose bifuza kuzagira iherezo ryiza, umuntu wese agapfa afite ubutwari bwo kurwanira ishyaka Imana kandi ayobowe na Mwuka Wera. Turimo turabwira abantu muri iyi minsi ngo nyamuna nimwifuza impano y'Umwuka Wera, kuko Yesu yabwiye abigishwa agiye kugenda, arabwira ati icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Yari amaze kubabwira ati Yohana yabatirishije amazi, ariko ngiwe ngiye kubatirisha Umwuka Wera n'umuriro. Ndagira ngo mbwire abantu rero, hari igihe umuntu aba yumva yarabatijwe akumva amazi yarayasutsweho cyangwa yaragiye mu mazi, uko wabivuga kose yarabatijwe mu mazi menshi n'urugero, akumva ko ibintu byarangiye. Ndagira ngo mbwire ngo ukwiriye kongera kwifuza iyi mpano y'uyu mubatizo. Ni Yesu ukwiriye kukubatiza Umwuka Wera n'umuriro. Imana tugire neza. Mwese tubifurije iyi mpano kandi tubifurije mwese kuzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Imana ishimwe. Imana turagushimiye, tugushimiye ko tugire neza muri iki kiganiro, uduhane umugisha kandi umuntu wese udukurikiye akugireho umugisha, avaneho imbaraga imukomeza kugira ngo nazabe umugabo nyamugabo wo kuguhamya aho bizaba bikomeye, aho umuntu wese atabasha kwinyuza. Ariko uyu nguyu udukurikiye tumusengeye tumusabira imbaraga zo kunesha no gukomeza guhamya neza uko bikwiriye, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane kudukurikira. Imana ibahe umugisha. Hanyuma twongera kubwira abantu ngo wowe utarakanda subscribe, kandaho, ukande no kunzogera, utwandikire muri comment hepfo, hanyuma ibiganiro unabisharinga ubyohereze inshuti zawe, hanyuma twese dufatanirize hamwe kubaka ubwami bw'Imana. Mudufashe ivugabutumwa rigere ku bantu benshi. Abantu benshi bakeneye ibihumuriza, abantu benshi bakeneye ibibafasha mu rugendo muri iyi minsi, ibihe bitoroshye. Abantu bari kugenda bitwara ko bishakiye, abantu bari kugenda bagayisha Imana, kandi bari abantu bari bakwiriye kugaragaza kwera kw'Imana. Imana tugire neza rero. Aya mateka tumaze igihe turimo kwiga, iyi ni intumwa ya 5 tumaze kuvugaho. Birumvikana ko hasigaye intumwa 7, zose tuzazivugaho. Imana iduhane umugisha rero. Kandi muri ibi biganiro turi gukora, turimo turavanamo icyerekezo cyo gukomera kuri Kristo Yesu no kumuhamya no kumwamamaza. Naho ibi byabikomeye gute kugera igihe natwe tuzagira iherezo ryiza. Murakoze cyane. Imana iduhane umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.